iyo wikubye ku jisho agasimba kakwinjiye mu maso wumva biryoshye, wumva bimeze neza, wumva wakomeza gukuba ku jisho. Gusa ibi bishobora kugutera ikibazo. Tuzi ko akenshi iyo agasimba kakwinjiye mu maso, iyo hari ikintu kikwinjiye mu maso, twese buri wese agira tendance aba yumva yakuba ijisho, ariko ikibazo ni uko iyo ukubye iri jisho uku nguku uba uri kwangiza agakushe ko mu jisho kitwa corne. Ibi rero iyo ugiye ubikora kenshi, igihe cyose agasimba kinje mu maso yawe, igihe hari umusenyi winje mu maso yawe ugakuba ijisho, ugenda wangiza kushe yo mu jisho yitwa corne. Iyi kushe mu jisho yitwa corne rero iyo umaze kuyangiza, nyuma uza kurwara, ushobora kurwara icyo bita indwara za myopi, za presbytie cyangwa izindi ndwara z'amaso. Ibi rero ukaba ugomba kubyirinda. Ahubwo igihe cyose hari agasimba, hari akantu kakwinjiye mu jisho, aho kugira ukuba ijisho uku nguku, wakuba ukora massage ahangaha, ugakuba wegeza hanze, cyangwa ugakuba hano imbere, ugakuba wegeza hano imbere. Urabona ntabwo ndi gukuba hejuru ku jisho, ntabwo ndi gukuba hejuru, ahubwo ndi kujya hanze iruhande, cyangwa nkajya hano mw'imbere, ka kantu ngana kugakuramo. Ibi rero uba uri gukora, uba uri kuryoherwa, bien sûr uba uri kuryoherwa, ariko ntacyo uba uri kwifasha. N'ubundi ka kandi birangira kagumyemo, cyangwa amarira yasohoka akaba ariyo agakuramo. Ya movement uba uri gukora ntabwo ariyo igakuramo. Icyo wakora rero nk'uko ndi kubivuga, ukuba ukora massage ugakuramo uku nguku, wakumva katavuyemo ugakora indi massage hanze ugakuramo. Iyi massage ugakuramo ikurinda kwangiza ya corne yawe, bityo rero bikaba byakurinda indwara z'amaso. Nimba video wayishimiye, turagusaba gukanda kuri follow, kandi no kuri like. Nawe utaha, bye.